abantu bajya bahura n'ibibakomeretsa byinshi. Bashobora kugukomerekesha amagambo, bashobora kugutega imitego, bashobora kukurwanya kandi aribo bakagushyigikiye, ukagenda ukomereka. Ariko iyo umuntu yuzuye umwuka we, bakomeretsa mwuka wera yomora, bagakomeretsa mwuka wera yomora. Ndashaka kubabwira ko ushobora kunezerwa mu gihe cy'imibabaro, ushobora kwishima kandi ugoswe n'intambara, kandi ugoswe n'ibibazo. Ushobora kwishima kandi mu rushako byanze bikanga, ariko kubera Imana iri muri wowe kabasha guca muri ibyo ngibyo. Abantu bavuga amagambo bashatse, bakuvuga uko bashatse, ariko ukabasha kubinyuramo kandi wuzuye umunezero. Inshuti zakuvuyeho, zaguhemukiye, hano mbonye abasore n'inkumi imbere yanjye. Fiance yaguteye akadobo, ntukirirwe unanirwa kurya, uzajye wirira winywere, arakoze kuko agiye mbere y'igihe utaranamugezayo. Uzi nshatse nkuze cyane, narangiza ibyo kubyara bigasa n'ibitinzeho, najya mbwira abantu ngo Yesu agira neza, ngo yabanje akakugirira neza. Navuga ngo aratabara, ngo yabanje akagutabara. Abo umunsi umwe nigeze guhagarika kubwiriza, ndiho kubwiriza. Umunsi umwe nigeze gutaha buye kubwiriza ubutumwa bwiza, tanga madamu ari mararira. Ndamubaza ngo mami wanjye niki gituma urira? Arambwira ngo ntago sumva ibyo abantu baba batuvuga, nta nubwo ureba igihe gishize uko kingana. Ndamubwira ngo oya, ntago ukwiriye kurira, ntago ukwiriye kurira, kubera ko Imana itazabura kutugirira neza. Kuba ishimye ko hari akantu gacamo gutya umuntu akabicamo, ntago bivuze ko Imana itazaza. Kandi ubwo Imana izaba itugiriye neza, uzasanga amarira warize warayaririye ubusa. Ngo tekereza umunsi uzaba ukikiye abahungu, ukikiye abakobwa, ukibuka ko wigeze kurira. Wayo marira uzaba wararize, uzaba waraririye iki? Izindi mfubyi ziri papa niko bajya bavuga ngo zikimama, ariko we mu gihe cy'ubupfubyi aragupapa, akakumama, akakurera, akakwigisha, akakurihira minerivare, ukiga ukaminuza, akaguha akazi. Wageze igihe cyo gushyingirwa akagukwera sha, kandi nta so w'umubiri ugira sha. Abandi akabaherekeza, akabashakira babyita ngo iki byo bajyana ibishyingiranwa, akaguherekeza, akagutwikurura. Igihe cyo kubyara cyagera akazajya guhemba, akazajya yongera akaguhemba, ajya tubera byose. Kuko biravuga ngo Imana yacu izaza. Impamvu sizaza niyi, nuko hari igihe itaje. Hari igihe nayitegereje ntiyaza, hari igihe nibwiraga ngo iraza uwo munsi ntiyaza. Nyuzwa mu ruganda kandi nkababazwa, Umukiza Yesu ajyamo imbaraga. Komera ushikame kandi wihangane, ufite umurengezi mwiza. Komera ushikame kandi wihangane, ugusenga kwawe Imana irakuzi. Dore marayika azanye imbaraga, ukomezwe mu rugendo rwawe. Komera ushikame kandi wihangane, ugusenga kwawe Imana irakuzi. Dore marayika azanye imbaraga, ukomezwe mu rugendo.
Amen. Tuganira ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abakorinto mu gice cya 6. Turasoma umurongo wa 10 kuri ayaho. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abakorinto igice cya 6 umurongo wa 10 ayaho. Aravuga ngo dusa n'abababara ariko twishima iteka. Amen. Niryo jambo reka turisubiremo. Aravuga ngo dusa n'abababara ariko twishima iteka. Amen. Imana ishimwe cyane. Tubanje gushimira Imana iduhaye uyu mwanya mwiza, ikaba yongeye gutuma twongera kubonana amaso ku maso. Yarakoze kuba yarabarinze kandi kabaha ibihe byiza nk'ibi ngibi, natwe yaraturinze, niyo mpamvu mutuboye. Abikabuga namwe Imana ibaha umugisha, nabonye mwaje muzi, mukomereza aho ngaho. Amen. Rero ni jambo ngiye kwifashisha kugira ngo tuganire icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Iri jambo rivuze ngo dusa n'abababara ariko twishima iteka. Ni irihe jambo rero tugiye kuganira? Tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo umunezero wo mu mibabaro. Iryo jambo tugiye kuganira. Mukanya mubyina, Imana ishimwe, mwakoze cyane kuza. Ntago mpamya neza ko bahirukaga kubyina gutya. Sibyo pastor? Bahirukaga kubyina gutya. Bahirukaga kubona umupastori ubwiriza asimbuka kandi ari pastori. Ari ubwo mwabiherukaga. Bakoze kuza rero. Rero nagerageje kubihuza n'amagambo mfite. Buriya mu nzu y'Imana ni heza. Natekereje byinshi, ndimo nitegereza ndeba ukuntu abantu bahimbaza Imana. Binyibutsa umunsi umwe twarimo duhimbaza tukiri batoya, tutaragera mu myaka nk'iyo tugezemo. Hanyuma duhimbaza Imana. Hanyuma umwe muri twebwe ntari bubabwire aza kugira iyerekwa turimo duhimbaza. Hanyuma abona ijuru rikinguka. Haleluya. Haleluya. Hanyuma ijwi ribwira marayika ngo ihute. Twari mu cyumba cy'amasengesho. Ngo ihute ugende unzanira amazina y'abariya basore batatu barimo bahimbaza kurusha abandi. Abantu bari bashishikaye, ariko harimo abasore batatu bari barimo bahimbaza bajya mu birere rwose, bameze neza, bari mu mwuka, babyinira Imana. Hanyuma marayika yaraje. Niba urugendo ruva ku isi kugera mu ijuru, niba ari rurerure simbizi, ariko yabonye akoze, yaraje araza afata amazina y'aba basore batatu. Arangije arongera kandi arazamuka, aragenda ajyanye ya mazina atatu. Imana rero ibaha umugisha. Haleluya. Mbivugiye yuko rimwe na rimwe hari igihe abantu batamenya imbaraga ziri mu guhimbaza Imana. Bamwe bakabireba bari mu mubiri, bakabiciramo urubanza rutari rwo. Bakagira ngo ni ubuyobe, bakagira ngo ni ubusazi, bakagira ngo ni ikindi. Ariko ubu ni bwo buzima bw'itorero. Amen. Ubu ni bwo buzima bw'itorero. Hari habuzeho gatoya ngo muba abapantekote, ariko nimugire ngo nuko mutari bo. Ariko hari habuzeho gatoya ngo muba abapantekote. Ubwo icyo mvuze mu cyumvi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero tugiye kuganira ijambo rivuga ngo umunezero
wo mu mibabaro. Iryo jambo tugiye kuganira. Mukanya abaje bababaye imibabaro yagiye, ariko mukanya nibataha hari igihe bari bwongere kandi bagasubira inyuma. Hari igihe umuntu agira ibihe byiza. Hari umugabo umwe witwa Mudenge yigeze kuvunika, aravunika afite igisima. Hanyuma umunsi umwe ajya mu mwuka, ari mu rusengero. Agiye mu mwuka, hejuru muri plafo y'urusengero harimo ibirozi. Arangije mu mwuka yurira inkingi, arazamuka. Noneho agira ngo yakize. Uko yazamukaga aragenda bikurayo, arangije aragaruka, umurimo urangije kandi akaguru karongera karamuriye. Rero hari igihe abantu bajya mu mwuka, baba bari mu mwuka, bakaba muri uwo mwuka, barangiza basohoka, bagira hanze bagasanga hari ibibategereje. Ariko kuba mu mwuka ni byiza. Rero turavuga umunezero wo mu mibabaro. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ku mubiri hari umubabaro. Umubiri urababazwa, ariko muri uko kubabazwa umutima ukaba unezerewe. Ni ukuvuga ngo umubiri urababazwa, ariko umutima ukagira gute? Ukanezerwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umubiri urababazwa, ariko umutima ukagira gute? Wo ukanezerwa. Ndashaka kugira ngo rero tuganire ubwo buzima, cyane cyane ko tuvuga ubuzima bwo kubana n'Imana. Kenshi na kenshi abantu bajya batekereza ko kujya mu gakiza ni ukugenda mu kinyenga kiryoshye gusa, aho abantu bahora babyina, abantu bahora bahimbaza, aho byose binagana ku musaraba nk'uko bajya babivuga, aho mbese ibintu byose ari tambarara, ari ibintu biryoshye. Ariko ndagira ngo babwire ngo mu nzira ijya mu ijuru hajya habonekamo n'amahwa. Mu nzira ijya mu ijuru hajya habonekamo n'amabuye umuntu ashobora gusitaraho atitonze cyangwa akamukomeretsa. Hajya habamo imisozi umuntu abasha guterera, kandi iyo umuntu atereye umusozi ajya ananirwa, cyane cyane yari umusozi muremure. Umusozi muremure iyo umuntu awutereye agatangirana imbaraga. Mwasomye igitabo cy'umugenzi, mubona mu Kristo atangiye kuzamuka biruhanye, azamuka yihuta cyane, ageze hagati atangira kunanirwa. Hanyuma noneho ngo atangira kugenda maka. Atangira kugenda maka kubera umusozi wari umubanye muremure. Numva rero muri uru rugendo habamo na za biruhanye, habamo n'ibikombe byamucisha bugufi, habamo byinshi bitandukanye. Ibyo byose biri mu nzira ijya mu ijuru. Harimo iyo misozi, harimo amakuba menshi atandukanye. Cyane cyane hari ijambo mu Byakozwe n'Intumwa 14 ku murongo wa 22, aho ba Paulo na Barinaba bahuguye abitorero babakomeza kubera ibibazo bacagamo, ngo bababwira ko bakwiriye kunyura mu makuba akomeye niba bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Rero urumva ko muri urwo rugendo habamo n'intambara zitandukanye, habamo imibabaro itandukanye, habamo byinshi binaniza abagenzi. Rimwe na rimwe abantu bakananirwa. Abantu n'uyu mwanya tuvuga, hari abantu baba bananiwe mu rugendo, batekereza ko niba Imana itaje vuba mu buzima bwabo, bagiye gucika intege, bitari bukunde ko bakomeza urugendo. Harimo n'abasenga Imana bakayiha iminsi, bakavuga ngo Mana mu mezi 2 nutaza ntabwo biri bukunde, ndabona naniwe, nutantabara. Imana rero itugirire neza,
kandi ijambo ryaravuze mu Bafilipi igice cya mbere ku murongo wa 29 ho haravuze ngo ntago twahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Sobanura rero ngo muri iyo nzira n'imibabaro irimo, intambara zirimo, amakuba arimo, ariko dukwiriye kugira umunezero w'agakiza uzamuka ugasumba ibibazo ducamo, uzamuka ugasumba intambara ducamo, uzamuka ukanetraliza ugahindura ubusa bya bintu byose bitugora, tugasigara tubisuzuguye. Haleluya! Tugakomeza urugendo tudacogora, nk'uko ijambo ryavuze ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ariko abategereza otaye element la chando liberia de ver, abategereza Uwiteka ngo bazagira gute? Bazasubizwamo imbaraga. Urumva rero nibasubizwamo imbaraga, hari igihe ibibabaza bizaba bitashize, ariko kubera izo mbaraga babashe kuba muri wa munezero wo hagati yo mu mibabaro. Ntago nzi niba mubyumvise. Nicyo nje kubabwira uyu munsi muri iri teraniro, ni ukubabwira ngo naho hariho imibabaro myinshi, abantu baraca mu mibabaro nyinshi muri iki gihe, abantu bafite ibibazo byinshi, ariko nje kubabwira ngo ushobora kunezerwa kandi ari igihe cy'imibabaro. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ari ukuntu kera umuntu yajyaga gusanga afite ibibazo, ukamuganiriza ijambo ry'Imana, ukamukomeza, akabyumva, ukamusengera, akagenda yongewemo imbaraga, ubona rwose agize ibyiringiro. Ariko muri iki gihe cya none turimo, umuntu asigaye aza akakubwira ibibazo bye, ugategereza ko arangiza ugaheba. Yarangiza kimwe ukagira ngo birarangira, agatangira ikindi. Yarangiza ikindi ukumva atangiye ikindi. Yarangiza kandi ukumva atangiye ikindi. None no kubyihanganira, kubyumva ubwabyo ukumva ntibyoroshye. Wagerageza rero kumuhumuriza, ukamukomeresha ijambo, ukamwibutsa amasezerano, ugasanga ni ugukubita ku rutare, ugasanga ntibifata. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo hari ahantu umuntu yinjira mu gakiza, mu buzima bwimbitse mu Mana, akazidemerema yahebe, akagira umunezero uzamuka ugasumba ibibazo. Hari umuntu umwe yigeze kunsanga, uyu munsi yabaye umuntu ukomeye cyane, ariko yigeze kunsanga ntamuzi, tutaziranye. Nakoraga kuri radio Mucyo, noneho manuka ndangije akazi ba muri etage ya 6 hejuru muri City Plaza, ndaza ngeze kuri etage ya mbere turakubitana gutya, ahita hagarara imbere yanjye arantangira, arambwira ngo ni wowe nshaka. Ndamubwira niko ntakuzi se uranshaka? Arambwira ngo ntago ari wowe Juste se? Ni njyewe. Ngo ni wowe nshaka rero. Nise uranshakira iki? Ngo ndashaka ko tuganira. Ese ikiganiro wumva turi bugirane, urumva kiri bufate iminota ingahe? Ati nibura nk'iminota 15. Ariko murebye mwitegereje mu maso, nsanga ashobora kuba iyo minota 15 itakunda. Ndamubwira ngo reka twe kujya mu biro, ndatashye ngiye mu rugo, ngwino tujyane mu rugo, hanyuma ariho tuganirira. Turagenda tugeze mu rugo, usanga ameza arateguye. Ndamubwira ngo ihangane tubanze turye hanyuma tubone kuganira. Arambwira ati nukuri ntago byarenga, ati ntago byakunda. Ndangije ndamubwira okay, noneho turasenga. Ndamubwira nti ngaho mbwira icyo ushaka kumbwira. Yatangiye mu masaa 6 n'igice ambwira ibibazo bye. Arambwira saa 7 ziragera, arambwira saa 8 ziragera, arambwira saa 9 ziragera, arambwira saa 10 ziragera. Ndimo ndabibabwira ndi ku ruhimbi. Ari igihe rimwe na rimwe abantu bavuga ukagira ngo nugukabye. Arambwira saa 10 ziragera, arambwira saa 11 ziragera.
niko ageza hagati akavuga ngo ngo ndumva ndimo nduhuka. aravuga saa 11 ziragera, aravuga saa 12 ziragera, aravuga saa 1 ziragera. Aravuga nko mu masaa 1 ajya kwegera nko mu minota nka 20 nibwo yarekeye aho. Urumva ko abantu bakubiswe, abantu barakubiswe, abantu barakubititse. Ariko ngiye namuganirije iminota itarenze 15, cyane cyane icyo yari akeneye kwari ukuvuga kugira ngo aruhuke. Rimwe na rimwe ari igihe abantu bakenera kuvuga, umuntu akavuga kugira ngo aruhuke, ataha nezerewe, ataha yishimye nkaho hari ikintu namukoreye kidasanzwe. Ariko kumwumva, kumutega amatwi byaramukijije. Imana ishimwe kandi ko yamuhinduriye amateka. Ubu ntago napfundura udushumi tw'inkweto ze. Rero icyo mbivugiye nuko mu by'ukuri mu nzira ijya mu ijuru n'imibabaro ibamo, umuntu ahura nayo, kandi niko ubuzima bumeze, ntacyo wabuhinduraho. Hari excès y'umubabaro, hari umubabaro mwinshi mu bantu. Abantu benshi bafite amarira, bafite agahinda, bafite ibintu byinshi bibagoye, bafite ibintu bimwe na rimwe umuntu agera agaparika agashira hariya akamera nk'aho abyihoreye, ari nko kwimahoroniza nk'uko abantu bakunda kuvuga. Ariko yagikubitaho umutima, yagitekereza, kumva asubiye inyuma. Yaririmba yageze hagati, agatima kaza kagitekereza, ukabona arekeye aho kuririmba. Yatangira kuzamuka nka kuriya twari dutangiye kujya mu mwuka, yagikubitaho umutima, ukabona kandi anapungukiwa, ukabona arapunguje, atangiye koroshya. Ariko icyo nje kubabwira uyu munsi ni ikintu cyitwa umunezero wo mu mibabaro. Ndashaka kubabwira ko ushobora kunezerwa mu gihe cy'imibabaro, ushobora kwishima kandi ugoswe n'intambara, kandi ugoswe n'ibibazo. Ushobora kwishima kandi mu rushako byanze bikanga, ariko kubera Imana iri muri wowe kabasha kwishima bigakunda. Bell by Shango. Finance byanze, mu mafaranga, amadeni ahari, ariko ukabasha kwishima, ukabasha kugira umunezero. Urubyaro byanze, washatse ntiwabyaye, utegereje imyaka 2, 3, 5, 10 bikanga, ariko kubera imbaraga z'agakiza ukabasha guca muri ibyo ngibyo. Abantu bavuga amagambo bashatse, bakuvuga uko bashatse, ariko ukabasha kubinyuramo kandi wuzuye umunezero, umunezero w'agakiza. Yesu ashimwe cyane. Abarozi barakuzengereje. Muri iki gihe abarozi nabo uko iterambere riza, n'abarozi batera imbere. Bagenda nabo binjira mu ikoranabuhanga, usanga hari abantu bazengerejwe, bahorana ibitero, bahora baterwa buri munsi. Kandi rimwe na rimwe iyo umuntu atimbitse mu gakiza, usanga abantu barazimye. Ariko ndashaka kukubwira ko bishoboka guca muri ibyo byose. Ufite uburwayi bukumazeho igihe kirekire kandi ukagira umunezero. Urumva kurwara, kunezerwa ni umunezero mu mibabaro. Inshuti zakuvuyeho, zaguhemukiye, hano mbonye abasore n'inkumi imbere yanjye. Fiance yaguteye akadobo, ntukirirwe unanirwa kurya, uzajye wirira winywere, arakoze kuko agiye mbere y'igihe utaranamugezayo. Kubera ko ni Nyagasambu baravuga ngo umuntu ukuretse mbere y'igihe burya bakugiriye neza. Kuko biravuga ngo iyo baba bacu by'ukuri baba baragize gute, baba baragumanye natwe. Murarizi sha, Imana ibaho umugisha cyane. Burya kugira ngo umuntu aguhemukire waramugejejeyo, yaguhemukira mbere y'igihe bigashira.
mutagombye kujya muri za divorce n'ibindi. So rero urumva muri iki gihe abantu bari mu manza, abantu bari indwara zaraje, abantu bararwara indwara zikaburirwa amazina, abantu bakivuza bagashiraho imiti bagashiraho amasengesho ugasanga ni ibibazo. Ariko ngewe ijambo nkuzaniye uyu munsi riravuga ngo umunezero wo mu mibabaro. Ubasha kunezerwa umugore yagutaye, cyangwa umugabo wawe yagutaye, cyangwa umuryango waguteye umugongo. Ubasha kunezerwa abantu baguhemukiye kubera imbaraga z'agakiza. Hari icyo bita umunezero w'agakiza, umunezero w'agakiza. Ariko icyo tuvuga uyu munsi ni icyo bita umunezero wo mu mibabaro, la joie dans la souffrance, umunezero wo mu mibabaro. Impamvu nshaka kubabwira aya magambo ni ukugira ngo isi itabafata ikabamira, ni ukugira ngo mudatwarwa n'imibabaro mukagenda mukamunanirwa kuzura umwuka wera, ni ukugira ngo mudatwarwa n'ibibazo by'iyi si mukibagirwa inzira ijya mu ijuru, ni ukugira ngo mutamirwa n'ibibazungurutse mukibagirwa ko hari Imana iri hejuru ya byose, ni ukugira ngo mutita ku mibabaro y'iki gihe ahubwo mutumbire iyo mugana. Pawulo yanditse ijambo ryizandikira Abaroma, yababwiye amagambo meza, ageze hagati aravuga ngo urabizi mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira gute, n'ubwiza tuzahishurirwa. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Nabonye hari abantu bajya banga gukizwa, abandi bakanga gukorera Imana ngo bategereje ibihe byiza. Hari abantu baba bategereje ibihe byiza ngo bazabone kujya mu makorari, bagategereza ibihe byiza kugira ngo bazajye kuvugira Imana, bagategereza ibihamya kugira ngo bazavuge ijambo ry'Imana. Kera twayivugiye ducishijwe bugufi. Haleluya, 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 haleluya. Hari abantu rero ngo bajya bategereza ko bazakomera bakabona ibihamya ngo babone kujya mu murimo w'Imana, babone gukorera Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo no mu murimo w'Imana habonekamo ibibazo, habonekamo intambara zitandukanye. Tuzategereze ibihe byiza, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ko dukwiriye kuyikorera mu gihe gikwiriye n'ikigide gute kidakwiriye. Imana itugirire neza. Iyo tugiye kureba abatubanjirije, abakera, ababanje, abambere, mu by'ukuri ntago isi yigeze iborohera, ntago isi yigeze ibaryohera mu buryo bw'umubiri busanzwe. Benshi barakubiswe, benshi barafunzwe, benshi baratotejwe, benshi bakorewe ibintu bibi. Iyo mwibutse amateka ya ba Pawulo mwibuka inshuro bamukurubanye kenshi, mwibuka ukuntu bamufunze kenshi, mwibuka ukuntu bamubabaje, bamukubise, yaciye mu bintu byinshi bikomeye. Ba Petero nuko barabafunze kenshi, n'izindi ntumwa. Ba Yohana murabizi, Yohana bo bageze umunsi bamukaranze no mu mavuta, uwo munsi ntiyagira icyaha kubera umugambi Imana yari imufiteho. Ariko abo bose baciye muri ibyo byose, ariko ikintu gitangaje ndagira ngo munkurikire, gitangaje ni ukuntu babicagamo banezerewe. Haleluya, haleluya. Babicagamo banezerewe, babicagamo bishimye. Kubera iki? Kubera imbaraga z'agakiza zari mu buzima bwabo, zitatumaga bita ku mibabaro y'iki gihe. Ibuke haraho batuye ngo baturaga ko ari abashitsi n'abimukira mu isi, byatumaga ibyo mu isi bakabisuzugura. Imana tugirire neza. Baciye mu mibabaro, ariko muri iyo mibabaro yabo babaga bafite n'ibyishimo by'agakiza. Nibuke intumwa bazikubitira mu rukiko, bazikubuza kuvuga mu izina rya Yesu. Umunsi umwe ngo zavuye mu rukiko, bamaze kuzikubita
ngo zitaha zinejejwe nuko zarenganirijwe izina. Niyo mpamvu rero mbabwira umunezero wa hehe, wo mu mibabaro. Ndabizi ko mutaranyumva ariko mukanya muranyumva. Imana itugirire neza. Hari igihe umuntu atangira ijambo abantu bagatinda kukumva. Nayibonye ko mwatinze kunyumva ariko murageraho munyumve. Imana itugirire neza. Isi rero ntago yigeze iborohera bajya batubanjirije, batangiye umurimo w'Imana, bakoze mu bihe bigoye. Isi ntago yigeze iborohera na gake. Isi ntago yigeze ibabembereza, yarabababazaga cyane. Ariko ikintu cyabaga gitangaje n'ukuntu bakomezaga kuzura umwuka wera, bagakomeza kuririmbira Imana, bagakomeza kunezerwa. Haleluya! Bagakomeza gushishikara baza mu masengesho, bagakomeza gukora ibyo byose buzuye umwuka wera, banezerewe, baguwe neza. Imana itugirire neza. Kandi ubundi Bibiliya iravuga ngo turashobewe, ngo dufite amakuba impande zose, ngo ariko ntidukuka iki? Ntago dukuka imitima. Ngo turashobewe, ngo ariko ntago tugize gute? Ntago twihebye. Ngo turarenganwa ariko ntitugira gute? Ntiduhanwa. Haleluya, haleluya. Ngo dukubitwa hasi, ngo ariko ntidutsindwa rwose. Imana ishimwe cyane. Dukubitwa hasi, mu yandi magambo turazutaguzwa, tugira ibintu bituzutaguza, tugira ibintu biturwanya, rimwe na rimwe tugakubitwa hasi, ngo ariko ntidutsindwa rwose. Amen. Impamvu mutavuze amen na cyane nuko mutaranyumva. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. So, isi nayo yarababonaga, ikabareba, ikagira uko ibakarasa, ikababona nk'abantu b'ingorwa, ikababona nk'abantu b'incakaravu, ikababona nk'abantu b'abapfu, ikababona nk'abantu bari aho badafite agaciro. Ni nacyo gituma burya Pawulo yanditse aravuga ngo dutekerezwa ko ngo turi abatamenyekana, ngo nyamara kandi turi iki? Turi ibirangirire. Aravuga ngo dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima, ngo dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa, dusa n'abababara ariko twishima iteka. Ku mubiri inyuma turababara ariko imbere twishima iteka. Uvuge cyane ngo amen. Mu yandi magambo hari ibanga dufite, hari ubundi buzima twifitemo abantu batamenye, bakatubona nk'indushi zarushe, bakatubona nk'abantu b'abanyamibabaro baho ngaho gusa, ariko ntibamenye ko the belle charlemagne la chandoria the prileba enes twishima iteka. Amen. Haleluya. Ngo dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite ariko dufite byose. Uvuge cyane ngo amen. Adelation hoy manishim. Amina. Hallelujah. Aden faith. Muzasaba amateka y'itorero rya Simuruna. Simuruna Yesu yabwiye iryo torero, arabibwira ngo nza amakuba yawe, ngo n'ubukene bwawe, ngo nyamara kandi uri umutunzi. Haleluya. Nza amakuba yawe n'ubukene bwawe, ngo ariko kandi uri umutunzi. Ngo nuko utukwa n'abiyita abayuda kandi atari bo,
iri torero Yesu yararikundaga cyane. Muzasome Ubyahishuwe, muzasanga muri ariya matorero 7 Yohana yandikiye: Efeso, Simuruna, Tuatira, Sarudi, Philadelphia, Laodikia. Muzasanga iri torero ritarigeze rigawa. Nyamara mu buryo bw'ubuzima busanzwe bari abakene, baranatotezwaga, baranababazwaga, baranafungwaga,